basi none abakiriya bagera karibu kiriya azetse sister wanjye meze neza karimo atari kitabona kubanza umubere kujya nunge muri mudu neza nyine abantu musigaye mugenda musigaye mufite ibintu bitari byiza cyawe niki murumva njewe mukaza ngo tubahobere maze mukahita mugenda banza wumve ngiye kondisiyo ngendera urumva iyo ngiye kuyigura irabanza ikamubira imibiri igakoranaho ubundi nakumva ari sawa muhayashaka ariko nawe hoberana nabi kureri ndayazi hoberana zikigeze nahoberana n'abana ukabumvise urumva ko ufite ibintu by'ibicece kandi buriya mu gikorwa umuntu ufite ibintu by'ibicece bigenda neza nta n'amazi aba afite rwose narabisuzumye kenshi ndimo neza wowe mbwira ahubwo uriyizeye aseko mbona buriya rero si ibintu nabyibuha abantu babyibushye buriya baragorana ntabwo tugorana ahubwo abananutse nibo muraho neza muraho makuru se makuru ni neza ubonye nagushakaga wanshakiraga iki nyine ubaza amakuru ko mumeze abo mu rugo n'uwiwawe bite mu rugo turaho tumeze neza nta kibazo n'umugabo arahameze neza risho ari heza ubu tuvugana ubu ntawe uri mu rugo hari ahantu yagiye ariko ameze neza yego dahira none se utambeshye ubone wawe mu buriri bigenda neza gusa ko cyumbaje icyo kibazo nuko nzi ko nyine mu wiwawe byahoze bivuga ko ari nta kigenda ibyo se birakureba ahubwo ya rero si hasanga ndi kwivanga mu bitandeba ariko ngiye ku mugabo wawe ariko ugura indaya ubwo sinzi nyine ushatse wakitonda kandi urabizi ntabwo nyapfa kuvugira ubusa umugabo abantu bananutse buri hari n'ukuntu gaterura gutya reka mbwiye niba ufite gahunda yo kugura umwana mwiza nkanjye mfite kondisiyo ngenda buriya nyine wenda kubera ari wowe uri hano wenyine nyine abandi bagiye mu kazi none iki nakwemeza impamvu bagiye mu kazi imbere yanjye ngiye kuko nyine uciritse nyine reba umva ngiye ndi professional ake ngiye kondisiyo ya mbere udusaha tubiri niba uzi ko urimo neza umbwira oya wembwira nyine kondisiyo ubundi tugende 150 agaturutse cyangwa nyine ijoro ryose ubwo wanjye agura indasi yabuze iki araguru kuri kariya gasantere aho bategera nyine nawe uze kwigira wirebere ibyo ni byo bitumye umpagarika kugira ngo umbwire ayo mateshwa yawe njye nakuburiraga kugira ngo umenye uko witwara ahubwo uri gushaka kudusenyera agura indasi kubera habaye iki gikomeza utwiteshe ngo ni iki dore njye udusaha tubiri 150 for sure ngaha komeza umbwire kondisiyo zawe nyine urabona ko ndimo neza nyine oya wembwira kondisiyo ibyo uri kumwe nyine urumva uraciritse nkarya nkanywa ewana ukanyitaho nanjye nkakwitaho ku buryo bumeze neza ariko nyine uriyizeye tu we mbwira niba ufite gahunda uburiraga kugira ngo utangire unabigenzura unarebe no mu mubano wanyu ni wowe ubizi nimba anaza akanabikora koko wowe urabizi ngewe ntabwo mubwiye ngo ubimbwire gusa nakuburiraga yuko ari kugura indaya nama nakugira rero utangire ubigenzure n'ubwo wenda uri kubiseka cyangwa se uze no kujya wirebere kuko ucunze gatoya imitezi na mburugu na sida byashituka byagufashe ako kantu kitondere murabeho mama nago rwose mbanga ahubwo nuko bari kubagira inama ibyo nibyo bya bitumye umpagarika ngo uje kumbwira amateshwa ashe bibura rero bagiye kukubwira nubwo amaye amafaranga make ni make pe ariko mu bantu bose nahuye nabo babakuyeho wabiceka kariya kantu ni kandi kumva icyo kera ari cyosera uzi gukora akazi gashira igenda arenze buriya ugira ngo wabyigiye he birasukuza hari umuntu ubyigisha biriya ni ibintu bivukanwa abandi se bibananiza ubwo amaze nafunga neza nagiye no gufunga naho ubundi sheri buriya se ariko ubu butanzayongera niyo utayongera bitewe n'ukuntu uzi kubikora nzayongera noneho nawe n'ukuntu nasanze bimeze ewana nasanze ari fresh ari neza niyo mpamvu utanzayongera ariko nawe nyine uzashaka ukundi kuntu uzongeramo nyine ngaho muhobera tujye tugenda
ese ndahora nguhobera ibiti byawe sayange ngaho tugende n'undi ndaguhobera bikurenze tugende tugeze ntarangije mu mana yanjye nsigaye mpura n'imbwa n'ibigoryi n'ibiki ntarangije ubu ubonye nk'uhobeye ngo urarangije kubwira ibyo byo kuvuga kuba nareka abandi nkajya nza kureba wowe ntabwo byakunda nkoresha amafaranga menshi ntabwo wayabona ahubwo wajya nyine tugahora kuri detaye hari gaburi yanjye shiringiye nkurikije n'ukuntu nakumvise ndetse nta bya detaye ntabwo wakwemera se ngo njye nkwipevera njyewe nkwipevera ubumwe ikibazo ni amafaranga wanyipevera ukamenyera ibintu ibyo ari byo byose n'inzu mbamo ukayishyura ntabwo wabishobora none ko bigohera biragoye ahubwo tujye twihurira detaye wigendere nanjye nigendere umva si ubwo nyine reka ngucomoke nimba byanze ubwo nyine naho ubutaha gusa nyine ewana ntari kuko ari umuti neza ra ni wowe wanjye umva se asubwo ugiye gute hajya nanjye nagusezeye usezera se ubundi ugiye he hari umuntu wamagaye ngiye kureba hari haruguru ariko mu kanya ndahita ngaruka hari ikibazo gihari se nyine umuntu ugiye kureba ntuwahehe kutamumbwira abantu benshi muziranye mbazi no umugabo n'ejo bundi aje mu kazi ejo bundi ashaka ngo murangire umuntu w'umukomisiyoneri ngiye kumwereka hari haruguru ariko ndahita ngaruka humura hari ikibazo gihari se ikibazo kirahari kiyesi ikibazo utambwiye nijoro ubugiye aka kanya ubonye ngiye nibwo ugiye kukimbwira cy'ingenzi ko ikibazo gihari reka ngende nere gutinza uno muntu wasanga ubu ngubu yongeye akampamagara turaza kubivuga kumbeshya ugiye he ntabwo ariko nakubeshya ariko wajya umenya ko nanagukunda ugira iki ndagukunda sheri wanjye ahubwo nanjye umva nkubwire ndekuye cyangwa ujye muri bwa buraya bwawe sha niyo mpamvu utangiye kunyihoberera ugiye he ahantu utambwiye ugiye ni he ndeba vuga undeba ubu ngubu uratangiye bya bibazo byawe uratangiye uba nkubajije kuri icyo ni ikibazo nta buraya njyamo wana ahubwo wowe urambwira ngo ubwo buraya ubundi ubu buraya ni ubwe hari umugabo uzi w'indaya ubaho maze ubwo bugoryi bw'abagore uzajya ubumvanaho ubwo bugoryi bw'abagore uzajya ubumvanaho uranyumvira ngo buraya ngewe ngo ndindaye ubwo uranutse nyine ubwo uranutse ngo ndindaye umaze kabiri udakubitwa uzongera unkoreho noneho aze kabiri ntakubitwa nawe umaze kabiri udasambaza kumba naguhahiye ukaba wariye kubizi mu buriri ko mba nabikoze fresh ubundi ubumbaza iki ninde mukamufasha mfata ikisi ubu ngubu umuntu yaragiye kunyigurira agacupa none unyereje anga umva ibibazo byawe ndanabihaze mata urabihaze kumbe nzagufata umunsi nzagufata nzagukaranga ku ipanu uretse uko bateka umureti niko nzakugenza Nikita umeze ute tekundeba gira gutya ariko nka cyagiye iki urambaza iki ako nikireba ibintu wishoye ibiki nishoye kera ko twajyanaga gusenga ibi ni ibiki wagiye ujye gusenga rebera ibiherena ibisubi byo ni ibiki none ariko wabibonye cyane kiturambabaje pe nese ndakubabaza umukobwa mwiza kuki wihinduye gutya icyambere suri mama suri nde wewe ubabaje ako bike ko turi inshuti reka nkubwira akantu kamwe ngiye macaka amafaranga sibyo amafaranga se ngo nuyabona uyamaze nese icyo nyamaza nese reba kununsa urene ukuntu usa ngiye ikigaragara ko ubu tujyanye mu nzira bahita bavuga ati uriya afite amafaranga uyu nguyu Nikita mwana wa mama ajya urya akagaboye Nikita mu rusengero kwa kunda gusirimba ukatubwiriza tukabyumva ibi ni ibiki wagiye ibi nibyo binera umwaka bigatuma abantu banyanga ndakwiyamye Nikita wagarutse mu nzu y'Imana k'Imana igukeneye bagenda ashaka amafaranga iby'Imana nawe bijyane ese Imana urayizi cyangwa kujajwa gutyo gusa kugira abakumvi Nikita ko twabwirijwe hamwe tukumva ijambo ry'Imana turi kumwe ibi ni ibiki wagiye umurani nzabona amafaranga ahagije nzagaruka gusenga basi si ubuzima bayimo ubona ubwishimye ntabwo bikureba se kumbwira nabi okay
ako nikipawe uzi indwara ziri muri ibi bintu wishoye basore rwose mbabarira winesha uzi nutwita uwo mwana uzamurereje ese kubikuramo ni ibintu byaganje umva nk'ibintu buri gutekereza ese hanyuma se nurwara nese urashaka kuntekerereza n'indwara sidasinzaza kwivuza ese undi ninde waguhinduye inzira ijya kwa muganga iwanyu nyamara nkwiyame ndikumva warengereye naguhaye ubushobozi bwo kuvugana nanjye reka nkureke ubuzima n'ubwawe uzicuza n'amazi cyangwa nawe uze dufatanye urugendo karibu kiriya biteze sijya hobera n'abakiriya neza se nuko hobera abakiriya nsigaye ntabwo uri mu kazi se nsigaye nanga guhobera abantu basigaye bambwira ngo bahise barangiza nzamba hobera ntabwo ndi muri bo okay ndabura ahubwo mva mubaze akubanze namobere reba biba bihagije cyakuze nanjye none hanabera sikari sawa bya bintu urashyushye se uva ndashyushye ariko ngiye mfite kondisiyo ndikira narenzeho impamvu utaravuga kuko hano haba hari abantu kandi nyine baba babajyanye ni bamwe ba make nyine ngende oya wewe manya se ko ufite ibikabyo ubwo wowe ikigaragara cyo wowe uraciriritse nge ndaciriritse mani hano haba hari ababebi beza okay ngagenda ugure babandi beza baba barangende oya ubwo ari wowe nsanze hano reka tumvikane gabanya amagambo wibwira nabo umukiriya cyangwa nigendere okay karibu kiriya nyine udusaha tubiri ariko ndumva utari no guhumura neza kuskosa oya ndumva udafite oderi nziza okay karibu naribi ningerayo ndoga mbo tuvugane ngiye mbashaka umuntu ukora udusaha tubiri wenda naby'iminota reka kandi 100 byonyine uretse kubanze n'itabi aba ni babandi banesha umutwe kamanze nihahira umuzigo ambo ngo ibihumbi bingahe 100 wewe uzi ukuntu tugiye kubigenza tugiye kugenda n'insanga ubikora ruzungu tari bya bintu byo kugenda ngo uraryamye ngo oya tugomba gufatanya birabyo urashyushye uri seri umva ngende seri mani ngiye n'ingubi nazitanga nsanze utameze neza ahubwo ari gihe urasanga ari wowe nzihaye okay tugende wowe nitsanga nayo ngayo ure ushaka okay tugende nari ni ryibiri naritanga bagiye amakuru ni meza nawe narakubuze we nose muhuriye hehe nese mama kuri kuvuga ngo uyu muntu aramuzi ninde uramuzi uyu si papa wawe biki mama ntabwo wabingo uyu ni papa wanjye ntabwo wambwira yuko ndyamanye na papa nyine yo nagiye nkabyaramo nguki uvuze ngo ukeneke yaje arangura uyu ni wa mwana wacu ako se wambwe nk'ubwo mubaze koko unsubize imbere y'umukobwa wawe wagiye kugura inda yawe uri wamburanye iki nese mama ndyamanye na papa amabara urayakoze dore uyu ni umukobwa wawe biragenda bite kuva uyu munsi kugeza ryari kugeza upfuye ntuzongere papa uri umwana mubi ubundi abagabo munyurwa n'iki imbere genda ubuzima bwawe ntuzongere kugarukira mu rugo n'uyu mukobwa umurebe wirebe ntagakira umukobwa wawe hasoni nari bigabo by'iki gihera